Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibarinde aho muherereye hose. Imana ikomeze ibishimire kandi biteho. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana. Ni ukuri ntimwibagirwe gusharinga n'abandi kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ahantu hose, bugere henshi. Ni ukuri Imana izajya ibaha umugisha, kandi mukore subscribe, mukore na like na comment kugira ngo mutwungure ibitekerezo, mutugire inama. Tugiye gutangira dusenga, dusoma n'ijambo, turimbana n'indirimbo yo mu gitabo, dusome n'ijambo ry'Imana, dusoze dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, ubereye mwiza wagutegereje, turagushimye turaguhimbaje, tugushimye kubw'uyu mugoroba ko tugize duhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mana, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, tweze amafuti yacu, ibyaha byacu, dukure umugayo wose watugaragayeho, twejeshe amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha. Ukimara kutubabarira, tuguhaye karibu n'ikaze, ngwino ubane natwe kandi unyemerere nkubere mikoro wivugire. Urakoze kumvishe gusenga, icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye gutangira gukomeza turirimbana indirimbo y'189 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Mugenzuragana mu ijuru, ujye utumbira Yesu, aza kuyobora amahoro, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Iyo ushutswe ngo uyobe inzira, ujye utumbira Yesu, ukomeza inzira ifunganye, ntumukureho amaso, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Iyi nzira itagaragara, hakaba mu kabwibwi, Yesu ati njye ndi kumwe nawe, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Urupfu nirushaka uwarwo, ujye utumbira Yesu, nibwo azakugeza mu ijuru, usohora amahoro. Ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Kadukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya 2 cy'Abami, ibice byaho ni 2, kuva ku murongo wa 4 kugera ku murongo wa 10. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Eliya azamurwa mu ijuru. Reka nsome mu izina rya Yesu. Eliya arongera aramubwira ati, Elisa ndakwinginze sigara hano, kuko Uwiteka antumye i Yeriko.
nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko bajya i Yeriko. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa. Baramubaza bati aho uzi yuko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati ye ndabizi, ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko barajyana bombi, maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50. Baragenda bahagarara kure aho biba bitegeye, ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani barahagarara. Eliya yenda umwitero we arawuzinga, awukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo andi ukwayo. Bombi bambukira ahumutse. Bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane. Icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bube. Iryo ni ijambo ry'Imana. Shimye Imana kubwira ijambo. Eliya ahangaha ni igihe Imana yari igiye kumujyana mu ijuru muri serwakira. Noneho arangije atangira gusezera nyine Elisa amubwira ati Imana irantumye. Yabanje aramubwira ati sigara hano kuko Imana intumye i Beteli. Elisa arangije aramubwira ati ntago nsigara. Nuko barajyana bageze i Beteli. Bagezeho haza abana b'abahanuzi b'i Beteli, baza basanganira Elisa bamubwira bati aho uzi yuko Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati ye ndabizi, ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati ndakwinginze sigara hano, Uwiteka antumye i Yeriko. Nawe aramusubiza ati ntago ndi busigare. Nuko bajya i Yeriko. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa. Baramubaza bati aho uzi yuko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati ye ndabizi, ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko barajyana bombi. Bageze kuri Yorodani, Eliya azingazinga umwenda we awukubita mu mazi, amwe ajya uruhande rumwe n'andi ajya ku rundi ruhande, barambuka ahumutse. Ariko igihe bari bagiye kuri Yorodani, b'abana b'abahanuzi barakomeje. Noneho haje 50. Barangije bajya ahantu bitegereye ngo barebe ibigiye kumubaho, ariko ibyo bashakaga siko byagenze. Bari bazi yuko ntacyo ari busigarane, ariko hari ibyo yasigaranye. Nuko bagiye gutandukana, Eliya yarangije aramubwira ati nsaba icyo ushaka. Aramubwira ati ndaga imigabane yawe y'umwuka wawe. Arangije aramubwira ati nsabye ibikomeye, ariko nuza kumbona nzamurwa biri bukubere uko ubishaka, ariko nutambona ntabwo ariko biri bubi. Nuko rero Eliya yaje kuzamurwa muri serwakira. Arangije Elisa baratandukana aragenda. Amaze kugenda rero wa mwitero yari yawusize, arangije arawufata. Yageze kuri Yorodani nawe akubitamo ati Mana ya Eliya uri he? Ni ukuri bigenda nk'uko yabyizeye, abona aratambuka. Shimye Imana rero kubwira ijambo. Iri jambo numvishe twariganiraho uyu mugoroba kubera ko ryamfashije cyane. Iri jambo
ikintu nashaka kubabwira ni ukuri, muri uru rugendo, muri iyi si turimo, mu nzira tunyuramo, duhura na byinshi. Abana b'abahanuzi baba batumereye nabi. Abana b'abahanuzi muri iyi si ni ayo majwi aba akubwira ngo urapfuye, ayo majwi aba akubwira ngo ntibishoboka, ayo majwi aba akubwira ngo ntibizakunda, ayo majwi akubwira ngo birarangiye. Yabwira ati ndabizi, ariko nimuceceke. Ahubwo nk'uko Elisa yakomeje agatitiriza, ntacike intege, akavuga ati ndakomeza njyane na Eliya kugira ngo ngere ku cyo nshatse. Ni ukuri byarangiye ageze ku cyo ashatse. Natwe rero iyi nkuru idushushanyiriza ko tugomba kudacika intege ku Mana, tugomba gukomeza tugatitiriza Imana, tugakomeza tukayigumaho. Nituyigumaho nta kintu tuzabura. Aba bana b'abahanuzi rero tubirinde. Abana b'abahanuzi ni Satani uba duca intege, Satani uba tugendaho, Satani uba twihebesha, ariko Satani yaratsinzwe. Eliya na Elisa bakomeje baragendana, kandi Elisa icyo yashakaga yarakibonye kubera ko ategeze acika intege. Wicibwa intege rero n'ayo majwi, wicibwa intege n'abo bajyanama babi, wicibwa intege na Satani. Satani yaratsinzwe. Ahubwo tumbira Yesu, nk'uko indirimbo yavuze ngo ujye uhanga amaso Yesu. Ni ukuri ngo ujye utumbira Yesu, kubera ko Yesu niwe gisubizo. Witinya rero ibyo ngibyo uri guhura nabyo, witinya ubwo burwayi. Ni ukuri ibyo biguca intege. Abana b'abahanuzi, ubwo burwayi, ibyo bigeragezo byiguca intege, wibitinya, byigukanga, ahubwo tumbira Yesu. Yesu niwe gisubizo. Yesu arakiza, Yesu arakora. Isaha igeze nta muntu ujya umwitambika. Ni ukuri umugoroba wowe unkurikiye, ndakwingingira Imana kugira ngo nawe kwiyereke nk'uko yiyerekaniye muri Eliya, Elisa akabona icyo yashakaga. Ni ukuri nawe Imana ihaze kwifuza kwawe, kandi Imana ikwiyereke uyu mugoroba. Imana ibane nawe muri icyo kibazo ufite. Imana igukize ubwo burwayi, kandi niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Niwizera biri bukubere nk'uko ubyizeye, nk'uko Eliya yabibwiye Elisa. Iyo Elisa ataza kwizera ntabwo yari kubona ibyo yabonye. Ni ukuri izera Imana, wicika intege. Ibyo bibazo, ibyo bigeragezo, ubwo burwayi, ubwo buzima bubi, ni ukuri ihangane, ukomeze utegereze Imana, ukomeze utumbire Imana, ukomeze wizirike ku Mana, ukomeze ubibwire Yesu. Yesu niwe gisubizo, kandi Yesu ni inshuti nziza. Yesu byose azabirangiza. Ni ukuri azabigenza neza. Ubwo burwayi niwizera arabugukiza. Icyo kigeragezo niwizera kiravaho. Ikintu cyose kiguteye impagarara, ni ukuri niwizera Yesu ukamutumbira, uri buze kubona ubwiza bw'Imana. Imana itugirire neza rero. Shimye Imana kubwira ijambo, ariko abo bana b'abahanuzi, ari byo bigeragezo, ari ayo majwi ari mu matwi yawe, ni ukuri ibyo byose ntubyiteho, ibyo byose ubyirengagize, ahubwo utumbire Yesu. Yesu ni igisubizo. Yesu ari bugukize. Yesu ari buguhe umunezero. Yesu ari buguhe amahoro wabuze. Yesu ari bugukize agahinda. Ni ukuri niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Mana Data, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye kubwira ijambo. Mwami Imana, Elisa ubwo Eliya yari agiye kumukurwaho, yahuye n'abana b'abahanuzi bakajya bamurebera kure, bavuga ngo araseba, bamuca intege, ariko ntiyacitse intege. Mwami Imana, natwe turi muri uru rugendo duhura na byinshi, Mwami Imana, biduca intege. Duhura n'amajwi menshi, amajwi ya Satani avuga ngo ntibizakunda, amajwi ya Satani avuga ngo turapfuye, ariko Mwami turi imbere yawe, turakwinginze kugira ngo ukureho ibyo byose byo kuduca intege. Mu izina rya Yesu Kristo, uduhe imbaraga, kandi uduhe kugutumbira no kukwizera. Sengeye abarwayi, biteho ubakize. Sengeye abababaye, Mwami, bamara umubabaro. Sengeye abafite agahinda, Mwami Imana, biteho
uyu mugoroba babone gukora kwawe. Mwami nsengeye abatarakumenya kugira ngo babe kukumenya, batarakwakira nk'umwami n'umukiza, ndakwinginze ngo babe kukwakira. Kandi nsengeye ubugingo bwacu kugira ngo burindwe nawe, ngo komeza ubane natwe kandi uturindire ubugingo kurenza ibindi bintu byose. Mpamagaye Mwuka Wera kugira ngo aherekeze ijambo. Ibyo mbisenze nizeye mu izina rya Yesu. Amen.